umaze kurengwa sha ibice amayinite urimo uravugisha wakuye he? hasi urumva amayinite yabura mba nagujije Amayinite tugiye kuburara warangiza ukashaka amayinite yo guhamagara telefone umaze kurengwa ariko mwenye sinzi ikintu kimagunda muri no Kigali narindi mvuga sinza urumva umuntu azayishobora nzayishobora ubu siko iwacu mu cyaro urabizi nako ibijumba byaho jumba kingana gutya ubu mba nari ibijumba umva ngumbwira akantu kamwe ufite gushogoshera ugasubira iwanyu ukajya kurya ibyo bijumba ariko nanasubirayo mu mujyi nta mikino ihaba nanasubirayo hano wowe nangira inama z'ubujiji gusa wabonye umuntu w'umusore ukura ugira inama y'ubujiji nakubwiye ibintu byo gukora byanga ubu ntabwo tuba turi nkora ikize akazi ni kabuze akazi kabuze nyine akazi twabuze kamwe akane burayo warabuze dukora kahe kandi ura musiste bo ntabwo tuba tumukuye cyajureka nibyo ndimo nkubwira umuntu w'umusore ndimo gukura ariko urayumva iyo nkuru hako iyo nkuru ubundi abanyacyaro mwabaye mute mu cyaro cyajya kibashira se ni mwebwe teta nabonaga umuntu waka gutya uraho ameze mute tumeze neza ikareba hariya umuntu uri kwaka uri kwaka wese ahubwo ni uyu muntu ko mbona asa n'umuntu nigeze kubona ahubwo ni watse nk'abasuhuza ese wanyibukaga twaje tubona ubuze uri mu kazi nari ndi mu kazi ariko ubu nari nciye wari n'ubu nari ngiye mu kazi mbona umuntu usa nawe ndavuga ni kazi musuhuze yakoze cyane ariko ufite ibyango byiza yakoze ndizera ko uri bubimaremo kumbe burya ni ibimukora yego umaze kurengwa sha ibice amayinite urimo uravugisha wakuye he? hasi urumva amayinite yabura mba nagujije amayinite tugiye kuburara warangiza ukashaka amayinite yo guhamagara telefone umaze kurengwa ariko mwenye sinzi ikintu kimagunda muri no Kigali narindi mvuga sinza urumva umuntu azayishobora nzayishobora ubu siko iwacu mu cyaro urabizi nako ibijumba byaho jumba kingana gutya ubu mba nari ibijumba umva ngumbwira akantu kamwe ufite gushogoshera ugasubira iwanyu ukajya kurya ibyo bijumba ariko nanasubirayo mu mujyi nta mikino ihaba nanasubirayo hano wowe nangira inama z'ubujiji gusa wabonye umuntu w'umusore ukura ugira inama y'ubujiji nakubwiye ibintu byo gukora byanga ubu ntabwo tuba turi nkora ikize akazi ni kabuze akazi kabuze nyine akazi twabuze kamwe akane burayo warabuze dukora kahe kandi ura musiste bo ntabwo tuba tumukuye cyajureka nibyo ndimo nkubwira umuntu w'umusore ndimo gukura ariko urayumva iyo nkuru hako iyo nkuru ubundi abanyacyaro mwabaye mute mu cyaro cyajya kibashiramo nubwo nakivuyemo njye ntabwo nazagisubiramo cyita ikinyacyaro cyita icyaro icyaro nye uzi ko utangiye no gukoresha ibintu by'ibyara ahubwo mbwira mamagare mu rugo batwohereza ibijumba imyumbati uhamagara iwanyu batwohereza ibijumba ese ahita akubwira ngo garuka urye n'ubundi ntabwo byabuze oya se ndabizi neza mwana iteka umwana wari ari umwana imbere y'umubyeyi barashaka ko bagusunikira ngo turarya iki noneho genda ujye kuzana ibyo kurya uko bize aho twagiye twize tubona akazi ntako twabonye none se urambwira ngo turarya iki none se ubuzima tuzakomeza tugiye kunywa amazi nziza turyame ese umeze ute cyameze neza usibye wenda akazi ubu umuntu agahugiramo ariko ni amahoro cyagihe rero twabonanye murimo gushaka boss Alex ushobora kuba ngira ngo umwana ushakira ibindi yego ni inzu mwashaka bari bandangiye ko afite inzu akodesha ndi kumwe na mudada ubwo rero ni uko byagenze nyine twashakaga inzu afite inzu nyinshi ariko niwe wihitiyemo ino iyi yanyeretse ebyiri nihitiramo
dufite inzu nyinshi hariya abakodesha ariko iyi nzu urabona ijyanye n'ibi ngibi mukora cyane nahakunze ni heza si kutanyereka nk'akantu nyine k'abajama nkanjye reka ndacyari n'umusore twarakosite kubona ariko naturamo tuza nkabona akantu ni keza cyane ngiye kuguhitiramo naguhitiramo iyi ngiyi ibiri naguhitiramo wowe cyangwa ahubwo uyu ngiye kugura ntabwo urenda nk'uturakosite nka dutatu ariko ndabona ari byiza ushyize aho ngaho tubanze tuvuganeho ndagura nta kibazo kamubyicarane nanjye turavugana nyine nanjye mbyicarane ndagura ariko cyane cyane njyewe hari n'igihe nshobora kuba ndi mu rugo nkakenera cyangwa se nkabona nk'umujama wanjye mfite abajama benshi kandi bajyaga gushopinga bagatega hari n'igihe nshobora kuguhamagara nkakubwira mfite umujama akeneye imyenda imeze gutya na gutya ese wayizana mu rugo none se wambaye namba yawe ahubwo niyo nayizana ashobora kuguha namba nkakubwira nyine yuko mpari ushobora kuza ugasanga wenda nagiye nko kurangura n'ibindi wajya ubanza ukambaza ariko rero akarusho burya iyo ukora bizinesi nk'iyi ngiyi burya hari n'igihe umuntu ashobora kuguhamagara bakamugezaho ibicuruzwa nabyo bibaho ni byiza kandi niyo nabona nimero yawe akazi nitukabonesha nibwo tuzagira icyo dukora ase wakugira inama tukisubira ubundi mu cyaro ibyo cyaro bigumane mwana rero ubu buzima bwa ibyo cyaro we biguma gusa njye ntabwo njya mbura imigozi impambiye ahantu mvuye kwikopesha mwana ntabwo nakubura icyo kurya cyane gahugira niwumva se ayibonye se voka mwana iyo bayita amavuta y'umugabo amavuta y'umugabo reba hanyuma rero mvuganye na Teta mu ijwi rituje uretse banza ugire dore ko ryari no rindazi uretse gato hari ikintu akubwiye se umva se banza ugire kwanza amakuru mfite aragurishwa banza ukeneye voka wawe ushaka kuzarya rindazi ryonyine voka ushobora kuba inaryoshye ko zimeze nk'izo muri cya giti cyo kwa Mafene hasi ubu kiracyariho cyaba baragitema cya giti se cyajya hehe aho bose bose ho baziranguye uzivoka n'ibyo ndakwibuka nkajya kubona nkabona ninde unyuze akavumbi gatumuka nkabona ishema navoka mu gipira ntabwo tumuwe ko nzi ko nawe none se byo cya kintu cyo ku munsi wo kwa Petero ninde wakirya si wowe uribuka hamwe twajyaga tuzitara munsi yo mu byaro kiramwereke ariko amakuru nzikane Teta navuganye nawe yishimye urumva asonde ibyo by'abanyakigali ntibigutondara amenyere kurya bya bijumba by'iwanyu bakaba ari byo binonda no mu cyaro amandazi ariyo navoka urumva uryoherwe rero uko tubayeho we akanyamuneza kakwishe Teta bitese umuntu wanezerewe cyane umusajyandire igihe cyose ubu njomba umuntu wundi wajyandire mva nibazaga impamvu bugiye kwiba utangezeho sha ntabwo byankundira ese ko utafite agafone we nayicometse niyo mpamvu ndeba nta niyo ufite yego biri guteze ndiwe neza ubu nabagenda n'iyiki fone si mariye ayo mba nitayeho biri guteze sha nta kibazo uzi neza ndabibona uri kubona se bigenda umva uribuka tujya kureba Alex umutipe wari urimo harya wamwita muke
uriya waduhaye nimero ya James niwe Mm. aha bantu zifashe araje aranguye gusa aracuruza se muhaye Lacoste 3 byo kwambara araje aneje imbere nawe ndavuga ni wow Mm. nuko nyine arangije aragenda aravuga nyine neza gutyo biri aho ngaho ariko araje turaganiriye nuko birangira nyine atwaye Lacoste zo 3 Mm. Chasa neje imbere Sirumva bitatangiye kuza ahubwo cyaneje imbere pe bosi we siwambwiye ngo ni bosi we bosi we aminzu undi nawe neza imbere rwose urumva atari ibyo mva ahubwo numva ibintu ari akarongo iyi nimero se ko nanzi we gihitabe wumve nyirayo ibaza ari Tom we itabe wumve wasanga ari nawe ibaza ari Tom Shema aha ntako utagize tu wowe harya mwana ibindi tuzaba tubibarisha aya ni amavuta y'umugabo aya yakurayemo ubu turabyukana imbaraga urumva imbaraga sharara mututo mu cyawe uzi ko hari ibintu byagufasha no gusevinga mbese ubu byatwaye angahe bankopye amafaranga turuwase ibi byose byose ari vocation nkane kandi diamond azijanira none wowe urazana imiti ariko rero nari nafite n'inzara byose sha kwirirwa nirukanka umujyi ndimo nayura mamaga uriya mwana w'umukobwa se atari ukubura uko ngira habuze gato nanjye kumwanirwanaho rwose byanze wari ugiye kurituma aritunyuzamo rero mfasha ese mwana inzara ari kidakora kumwijeshaho yabeje ntabwo nzongera kubibona vuba ngaha iva kiryoshye nk'imwe kwa mafeni fa kuba zavuye mu cyaro tu nese ubundi mu by'uko bizi barahinga n'ibyo babihinze ntabwo ari bya bindi byo bituburana babibishye izi nizo kwa mafenedo anasanga azagukurikira se nabwirwa n'iki Shema akoze tu nibazaga nyine uburyo biri bugende nakundi nyine tu nari Karame ni byiza meze neza bimeze neza iminsi myinshi Mm, wamenye ntabwo nabamenye avugana na James okay James amakuru ntabwo wamumenye James ndangira neza James wa wundi uherutse kuza aho ngaho akabasanga kuri shop yanyu akahagura ibintu byinshi oh wow James bimeze biteze ushobora kuba ari kwirengagiza kuko ariko maze kuba umukiriya oya ntabwo ari ukwirengagiza urumva nambaye yawe sinari nyifite urumva ba James nyine urabizi baba ari benshi rero nari ngize ngo umbwire uwo uri ariko ni ukuri ntabwo ibyo bintu njya mbikora ya ndavuga amazina umeze neza ariko si nta kibazo numvaga nshaka kugusaba nshaka kugusaba niba wambonera umwanya tukajyana nk'ahantu tukaganira tukarushaho kumenyana kuko ndumva nifuza ngiye kukumenya birenze ndetse niba wabinkundira ntabwo nabyanga ubwo ndaza gushaka umunsi mbanze ngutekerezeho ubwo nzakubwira nakubeshye sinzi impamvu muri ino minsi urimo uragenda ugaruka mu bitekerezo cyane sinzi niba ari ukukubera umukiriya niba ari ibyago byiza ufite ntabwo mbizi ariko urimo uragenda umurura cyane ariko nshakira umwanya tuzaganira ndaza gushaka urumva nyine niba naraguhaye ibintu byiza nawe urabyumva gusa noneho naribonye umuntu ko mbanze mufashe yenda nkongera muvugishe nta kibazo murakoze cyane Tom muravugana
wampamagaye numvaga ari Tom. Rose konje